ariko mama ke nukuri uyu mukobwa umwikomezeho. Yes abone sanse yes Imana ishobora byose. Abayigize Uyu mwana ni umugisha. Amen. Uyu mwana w'umukobwa Amen. uzamugiriraho umugisha. Amen. Iyo utamugira uze abantu ajya kurinda abaza bamushuka baza bagira ute uyu mwana nubwo wari yikora utuntu nk'utu ariko ni umwana mwiza. Ya nusanzwe nukuri nawe ni umwana mwiza. Nukuri azakomeza. Urasenga ubwo mba nabibonye buriya se rimwe na akazi ke neza. Nukuri nawe ntareberye ajya dusetsa akatumarira ngo hano muri uru rugo ntacyo mushinja. mba nabibonye umwana. Hari igihe umuntu nyine azi wawe akamugisha. Ubwo nawe ni umunyamugisha nyine uri umwana mwiza. urakoze cyane umwuka wera. Hano nishimiye rero kuhagera pe ni heza. Abizi ko nta kindi nakora ariko umutima wanjye uranshuka ndabizi kuri papa. Ucyagiye ubundi nkigera muri rwa rugo rwa mbere numvise ntazi ukuntu mbaye numva sinzi ariko aha hantu nukuri aha niho twasengeye pe. Nubwo uru rugo nyine mwari musanzwe murufite pe ariko hano hantu ubundi niho mugomba kuba. Aha hantu niho muzabona imigisha kampani yanyu ikatera imbere abakobwa bakabona abasore beza urumva imigisha ikaza koko ko nzaba mparira nzagufasha gushima Imana. Ahubwo tunasenge rero tunasenge tubwire Imana nyine ko uru rugo nyine twabishimye ko yatumye muhagera. Ikindi kandi urugo noneho ruzaba urw'umugisha. Amen. Za sekibinyatsi abarozi bose bajya bahatinya. Nomino wese nitwegerana Ndahari cyane rwose. Mabuja tubikore gute sabo tuwe turabutuyobore. Byari yate duhagare twicare twuname dukore. Nomaraye nagari ngo oya nagari ngombwa guhagara cyangwa kugite icara uri gusa utuze usenge ubahe turasenga duhagaze twubahe Imana. Imana irakurinda iminsi yose mu nzira ucamo iraguhaza amahoro. Imana irakurinda. Mana nziza Mana ikiranuka turagushimiye turaguhimbaje tugushimiye kugira neza kwawe tugushimiye ko waturinze wandinze ku ruhande rwanjye undindana n'umuryango wanjye. Uyu muryango ngendereye wawurinze nta gikuba cyacitse wabarwanira baye mu ruhande rwabo urabarinda ntibapfa. Mana ndagushimiye ku byo wakoze no ku byo ugikora. Ndagushimiye ku mugambi mwiza udufiteho. Rero Kristo ni rwa rugo wanyeretse uru ni rwa rugo Kristo twagusabye ko utwimura uduhereza ahantu h'umugisha. Ndagushimiye ko wabikoze. Rero Kristo ngeza aha hantu ndakwinginze kugira ngo umwuka wawe wera yururuke abane natwe. Icyo nirukanye n'imyuka mibi y'abadayimoni, icyo nirukanye n'ibitavuga Imana. Reka uru rugo rubu rw'umugisha, reka uru rugo Kristo hinjiremo abakwe b'umugisha. Reka uru rugo Mana ukora ibitangaza. Reka Yesu Kristo ukora imirimo. Reka Kristo bibone ibiruta kure cyane ibyo bo bibwira. Reka muri business reka Nyagasani business igende neza. Reka Yesu Kristo ibintu byose bari gupanga ubigenze neza. Reka Mwami Imana ibyo bateganya gukora bibagendera uko babishaka. Winjizemo abakwe b'umugisha, winjiza amafaranga. Yesu Kristo uzana andi makontra. Yesu Kristo ukora ibiruta. Mwami Imana ndaguhamagaye. Aha. Wow. Karibu.
Star. Wanyu mwarayabonye iyo byose muri bihe byiza bino nibyo mama yashaka kuva kera kuki se mwimutse kandi nabonaga ntari yawe naho hari heza ariko hangaha ni heza kurusha mama yahise banga nibyo okay kandi buri icyo umubyeyi yahise mbona ntabwo wajya kumuburanya ngo urabona ngo hariya ni heza ngo ahandi kiboya wumva icyo akubwiye nyine akaba ari cyo ukora rero ntabwo ari kubyanga okay ahantu ni fresh kabisa ndabashimiye ahubwo muzashakira inzu y'inyuma nka next nze niberemo iyi ni sawa bizakunda simbizi papa subwo yakamera ko zo kubanga tutarabana ntabwo yabyemeye aya nanjye sinabikora mba ndi ku black gusa ibyo ari byo byose nzajya nza hano kenshi kubera ko muzanicara muri jardin yiga shora kabyiza ajya yicara ushaka basi okay zajya hano ni nkari wanyuze yicara ushaka okay ariko waba wabonye ukuntu Queen uburoko bwamureye ntabwo numvaga muri akanya ko wazana izo story burinda bumurya se ntabwo ikibazo ari cyo wowe kiteye none mfite ikibazo nitwicara hariya tugahura n'umuntu yatuderanje ariko nawe reba nuko uko twagiye mu nkundo zacu twibagirwa ibya Queen ikibazo yarakiteye ahubwo wowe bizanye mote ariko okay nese urabona abantu bafata umuntu bagapfa kumufunga gutya atari we wazanye ubugoryo n'ubucucu it's okay ariko nta muntu ukunda buriya wakifuriza kujya hariya hari ahantu urabona ukuntu ari hanyabibazo namugira inama gake Queen Keza navuga Keza agira ye Keza agira umutima mubi Keza avuga nabi reba rezati noneho bitanze iyo aba yumva buri kimwe cyose mubwira ntabwo birabe bimubayeho ariko rero ujye ucisha make ubwije ukuri ke ujye ucisha make inkoni ikubise mu cyeba uyirenza urugo nanjye simbyanze pe nawe byakubaho nawe utekereza ntabwo watinya gusinya check itemewe sibyo check itari kuri konti uzi ko hatari amafaranga check uzi ko nabwizigame na buke buriho wanze ukayisinya nese n'umwana urasare munsi y'imyaka 15 ako mujye mureka Keza navuga ngo Keza yavuze nabi Keza avuga nabi Keza yanga Queen Keza agira ate mwagiye mwumva icyo umuntu yababwiye ya birumvikana nanjye ubwanjye byarantunguye kuba yarafashe umwanzuro nk'uriya ariko ibyo byose ntabwo bwari ubujura n'ibyago yahuye nabyo wenda ahubwo nitubona amahirwe yo kongera kumubaza tuzamubaza tumenye ubundi ko yafashe uriya mwanzuro ariko ntukamurakarire mu ese ahubwo kuki ubumuzanye nimba umukunda wagiye kugumahari nyine genda ugumahari nimba umukunda agusa tujya kumusura kenshi tuzasubira ryaye ntabwo nzasubira ndagira ngo dukonfirme ntabwo uzagira ute ntabwo uzasubirayo so wahabonye kandi ujya umbeshya ngo usoma Bibiliya nyine ni wahabonye ese ko nahabonye uvuga ko uzajya wenyine yego cyangwa hoye yego cyangwa hoye nahabonye yes njye sinzasubira so uzajya rero njye gukora iki rero mbere ngero ushaka kujya gukora iki njye nawe tujyane tujye kumwereka urukundo nzajya kubera urwo tangiretse isari hanze ya gereza azarunyerekera muri gereza naho nzajya ese kurumva ari ushyize imbere kundusha oya njyewe nta kindi uko ari umuntu twabanye ariko rwose ntugumye nkeke ugira ikintu utekereza ko hari ikibyishe inyuma sibyo njye ntabwo dukundana I'm telling you urabizi ko ntabwo tugikundana nta nubwo akiri umutima wanjye ariko nanone aracyafata wa mwanya w'umuntu twabanye ntabwo twamutererana gutyo gusa okay ubu ukunda rero umusura buri munsi ubu udakunda cyangwa ufata nk'umuntu uri aho ngaho umusura rimwe ukarekera okay wenda ari njye urimo wajya uza buri munsi sibyo nkuko sekurakara naza kujyayo buri kanya ntabwo ushaka wajyayo da sinkubujije ese wagiye gukomeza ibintu usa nava azavuga ko wamufashije iki ahubwo ushaka udufaranga mbere yuko ajyayo yamfashije iki mbere yuko ajyayo wasanga nawe kuguhamagara okay ntabwo ari we wese yampamagara kuri telefone hariya uzi ko bimeze ntabwo se ko mbona uwo birakariyemo wajya utuza mukabana ntundagutwaye iki ko nagusezanije ko tutagikundana agutwaye iki koko si wowe bizanye ariko nyine ndi kugira ngo dupange tuzasubirayo ryari basi mbwira icyo gusa hanyuma twikomereye okay
basi niba nakuhakaje sorry sibyo ntabwo nzongera kukwena ntabwo nzongera kumuvuga sibyo warakaye ndeko bawe bagiye kunywa wacu ndeko aguhagera ukaza ye ndarota hano ari kumubona ni kumakora uragoma ndi kurota yambiye uraho neza mubyeyi yo bana bari gukumbuye yo imyaka myinshi reba inyuma ndebe bana babaye mwiza usigomba n'amapantaro yo buri mwiza sinayambaye yo we winifite ndende muri Kigali bavuga ngo nyashiresi niba ari biki nami waretse kunsetsa nikoze aha nahise igihe cyose gishize tutabonana tutavugana wabagaye wisigana Vrine cyane nami waretse wabaye mwiza warariye bariye nkomeze ngo rwose ushonje amakuru se ngenda ko wishimye se n'amahoro hoya nari gukumbuye rwose mujyana byagenze bitubagahe waragiye he namuranshimisha urakoze ngiye ngo ndabona umucimisha impamvu wari warambuze subizi se kano kazi kacu tuba turi mu mahugurwa twikoza hirya twikoza hino nawe mukora amahugurwa se nabyo wari uzi se hoya gute se kandi muba muri abaganga nyine bino bintu bijyanye n'ubuzima tugomba gukora amahugurwa kubera ko akenshi hari n'ubwo batwara batarigeze biga burya hari n'ubwo ujya mu ishuri n'ubwo buganga n'ubutabuzi nawe nk'ubu ujyana mu bisaba ko warize ubuganga nyine bagenda baduhereza amahugurwa kuri ibyo bintu kugira ngo tugire utuntu duke tubimenye ndetse se ujya ubona ko iyo abanyabuzima baje babafasha tukamenya kubafatira amaraso n'uduke twose burya mufata igihe cyo kwiga ntabwo tubyiga nyine tujya mu ishuri ngo twandike amahugurwa ndayazi kandi ntabwo nk'umukozi w'umugore bavuga ko umuntu aba yararinjije ibyo nyine amakuru ni meza rero kuvuga ndacyavuga nk'ibisanzwe nta cyahindutse ndacyari Naomi mujyanama mwiza ahubwo cyo kuzishyira ubuzima kwimura abantu gusa ubu urifasha rero natwimuye gute se wakuraroga akabarozi bavuga neza ngiye kunyita umurozi we turi inshuti nese byagenze ute kugira ngo unyite umurozi ariko se ko ndi kumva uvuga ibintu byo kwimuka ibiki urasi wabigize muri kugira ngo tuve muri rugo narimutse se ntabwo warubizi Imana ishimwe Naomi nari narasenzereka hari hano niyo nahazaga oya atari niriya mita kose nawe utazajya nteza abantu nubona ko turi no mu muhanda oya bona barimutse ariko ari hano hari n'umwuka mubi uriya umwuka mubi hehe yego naho tubona ni heza cyane hakwani najyaga nibona amahirwe nkabura n'udusore twanye ubu se nyuma udusore tunerete udusore oya hano none z'abasore babana niba ari abasore ari abasore ari abakecuru imihanda yarumye nta n'igitsina kigabo wabona oya uziko rigiye nifata nkamena umunyu mu mazi cyangwa nkamena muri wese nkabeshya ngo nta munyu hari ese ni igitsina gabo cyonyine ushaka guhura cyane uzi hari ikindi kintu cyose kizaca oya niba ari abantu barahari dore niba ari no ntabwo mbona rwose bashaka kundangira abamotari oya abantu barajya baca aho babone ariko nshimye Imana none se rehema meze utewe nzaza kubashaka rero ahubwo mbwira kutakimbwira diru unanyeza amafaranga umva noneho zumva ko mwimutse ibintu byagenze neza none n'amafaranga tugiye gukora ko nawe nakubwiye ujye ubikeba nge ntabwo njya mvuga ntabwo mwana mubo kuko bambe uzi ko bamuje nawe ambitse abaganga y'umugabo n'umugabo we kuntu oya ibyo ngibyo tureke ndumva uzanye byinshi ntureba se ko n'abasengeye bakaba barafashe n'umwanzuro wo kwimuka ikigaragara cy'Imana indimo nabo yabagezeho barabyemeye ndaje rero wowe dukorera ikintu bitino ubuzima bwawe n'ubwanjye bugiye guhinduka vugisha ukuri bivuze ngo nta kibazo cyawe rero akunda abantu batubuzi bumera ariko se ukuri kumwita umutubuzi wese nturiwe ntidukorana bivuze ngo urabyemewe ntabwo ndi umutubuzi ngenda senga urasenga haleluya ngira ibizampa hejuru rero
oye ibyo ngibyo tubireke nzafata umwanya wo kugusengera kandi nawe mujye uvuga gakireba abantu bose bari gutuka abasenga disi urasenga cyane mukunda no kwapira imyeru cyane twabaye n'inshuti sibyo turi inshuti kandi ujye ugabanya amagambo reba sindavuga we uri kuvuga ibintu byose uri kuvuga cyane uri kunteza abantu iyi mpamvu nyene kugira ngo batagusebya biba kandi ubwo byazaguca kuri kumwe na Rehema ngo ndi umutubuzi nawe ntabwo nabivuga ibintu bimemba jewe ngahibaze kuri kunyita umutubuzi duhagarara niba utari kubitinya kumbwira ngo nge ahubwo icyo sabwa ni ukuba amafaranga menshi kugira ngo azajya nkurega kuba naraguhaye uriya muti ntabwo bingira umutubu ubwo rero ngiye kukureka ndi kugenda neza wese tuvuga akantu kanyuma ndashaka nawe utangire za gahunda nyine z'ubutubuzi ujye umpa amafaranga ndabizi biraryana uri kubikora ryana cyane ngagenda bayi ariko namujye ugabanya wewe umara ngo tuvuga twese turavuga bayi bayi cyane ewe abatubuzi rimwe mu byemera ababyemera se kandi ngo tubuze abanyawe bayi bayi abatubuzi karibu amakuru yanyuze musanze nari ngiye kugenda ariko reka mbanze mbavugishe gatoya komande bayatanga murakomeye se mwebwe se natwe turashima Imana ko muri hano mwenyine usanze madamu naho hari abarigiye mu kazi ngiye no kuyu munsi muri après-midi natashye kare ndaruhuka namaze iminsi mvunika cyane nabaye uyu munsi nduhuke ni byiza cyane n'ubwa mbere mbabonye nabibonye ko suko nakuzi ariko nyine n'ubwa mbere nje hano mu rugo nanjye wanyibwiye numva nsanzwe nkuzi nyine mu magambo ariko nanjye n'ubwa mbere duhuye pe madamu najyaga kumbwira uburyo uza hano mugafatanya twari turiho turazenguruka dukangurira abantu kwishyura mituweli nibwo buryo nyine ngeze ahangaha namwe nagombaga kubageraho akazi kanyu ntabwo kaba koroshye biba byoroshye ariko tuba tugomba kubikora muri igihe bazagera ngo bagenere n'amatransport nabonye bajya babikora no mu bantu mu nzego z'ibanze kuko mufasha ibintu bijyanye n'ubuzima ku buryo bukomeye cyane cyane ko mutagiye muri gahunda gukangurira abantu ibyo bintu bijyanye n'ubwisungane mu kwivuza hari abantu babyihora bagatera iyo ngiyo kandi nabonye marara yarakajije rwose yarakajije umurego niyo mpamvu twafashe uyu mwanzuro kubera ko ari abantu ubona batitaye ku kintu cy'ubuzima kandi uburwayi isaha n'isaha burakwataka ntabwo byita ngo umaze imyaka 2 utarwaye akanya kariko kose uburwayi bwakwataka niyo mpamvu rero iyo wicaranye mituweli ari byiza murakora pe murakora kandi mukomereza aho ngaho ndabona ukiri muto abantu benshi ntabwo bakunze ko n'abanyabuzima batari kongewe nyine ndimo kandi ndabikunda biriya bintu nabonye ari passion ni ukuvuga ngo bisaba ko umuntu abyiyumvamo abikunda hamwe no kugira umutima wa kimuntu bituma umuntu abasha gukora akazi neza buri utabikunda biriya bintu byakugora utegereje ngo hari igihombo ntegereje cyangwa se hari uburyo bizagenda kundi ntabwo wabasha kubikora ngenda bikunda nkunda no kunyura mu bantu mbaganiriza nyine numva mbikunda penda bikunda yego ahubwo se hano ndagenda nijye nasenganaga na madamu nasenganaga na madamu yarabikubwiye uretse no kuba ndi umunyabuzima ndanasenga mu giti hahandi narazaga nuko nyine tutagize amahirwe yo kuhahurira cyangwa ngo mbasange mu rugo ariko burya ninjye wanamugiriye inama yo kwimuka harya wambwiye ngo witwa teta witwa teta uri teta rwose nk'izina ryawe uri umutesi cyane biriya bintu byanyu rero by'imyizerere n'imyemerere yanyu bijya bincanga ngewe uretse ko nyine burya umugore ari ukubahwa nese ntabwo wowe wizera imana imana ndayizera ariko biriya bintu byo kuvuga ngo weretswe
ngo byagenze gutya na gutya hari igihe sinzi babarire si mpakanye imyizerere cyangwa se imyemerere yawe ariko nuko nyine madamu yaje akanyicaza akambwira uburyo hari ahantu hari imyuka mibi ambwira ko rwose mwasenganye nawe ukaza kumugira inama y'uko yahimuka agenda ambwira n'ibindi ntarebuze kurondogora ariko nuko wenda n'igihe kiba kigeze kugira ngo umuntu wenda afate n'icyo cyemezo ariko ni ukwitonda uretse n'ibyo byo kuvuga ngo ni imyemerere urabona bidatandukanye sindahatinda cyane mpamaze igihe kitari kinini ariko buri ibyaho nzagenda bimenya gake gakeya buri ugarutse ubutane bwo nakubwire nini ndatekanye dusenge nubwo mbona utabyizeye uzajya ufatanya na madamu uriya nanjye wenda igihe kizagera muhoke nzi uretse ko ntanaboshye ndasenga ariko ibyo ariyo mujyana no mu byumba mukagera gute turasenga gusenga ntabwo ari aho uri se gusaba mu cyumba natwe turasenga juste nanjye ndasenga nemera imana n'ibikorwa itugenera bya buri munsi tuzi ko imana ari urukundo iradufasha ariko ibindi biza birenzeho by'abantu baza bafite amafilozofi atandukanye mbigendamo gakeya kugira ngo hatazagira umuntu utuma ahubwo nta n'ukwemera mfite ku mana yanjye kuko abaza bagatesha abantu kwemera ugasanga umuntu ngo aheretse kurya ngo aheretse kunywa amata urumva ngo kubera yuko ngo imana yamuguye gutya na gutya urumva biragoye abantu ugasanga nk'ibyo bavugaga bya mituweli nta bantu mujya mugongana banze gutanga n'izo za mituweli ngo imyemerere ntabwo ibyemere batabyanga ntabwo naba nzenguruka gutya hari ababyanga hari abandushya ariko kandi bakakubwira ko bafite imana ibakiza bafite uburyo babikora yego imana irakiza ariko iravuga ngo tugire ubwenge yes urumva rero nanjye hatazajya ngewe nemera ko umuntu ashobora kujya muri iyo gahunda y'ubwisungane n'ibindi bikorwa kubera yuko ntabwo imana yanga ko abantu bafatanya cyangwa se umuntu kandi sinzi niba mugisoma n'icya gitabo cyayo ngo nitubura ubwenge izatureka byose izabura ubwenge bwe gusa kuba twebwe dusenga ntubyitiranye na bya bindi by'abantu baje babikoze nk'akazi batubura twebwe dusenga imana ivuga kandi ikora buriya njye mba ndi mukuri kandi nta jambo ryanjye ryari ripfa ubusa ariko ntakubeshye kukubona mu bihe bihise byose byari nko kubona ubuzima mu yandi mabara namurikiwe n'umucyo wawe kandi urukundo rwawe rurampagije ni ukuri rurampagije hamwe n'ibyo rero hari akantu ushaka kukwisabira nyuma y'ibibazo byose tuvuyemo twari tumazemo iminsi duhangana nabyo ibi bibazo harya bivuga mu izina ni ibihe ko mbona uri gutunga ku nda yanjye ni ibihe bibazo mwese byari ibisubizo ibihe bibazo twese twabigizemo uruhare ariko byarabaye ibihe nyine tanyibutsa amakuru ya bebe ariko ukuri kuriho uko nifuza yuko twakongera tukubaka umurunga w'urukundo njye nawe dufatanyije twabigeraho kandi wanyemerera mu by'ukuri tugasa naho twirengagije ibi byose kuko urukundo rugira ibigeragezo kandi byinshi twagiye turwana kenshi twagiye duserera kenshi abantu baraduteranyije imyaka n'imyaka ariko uyu munsi ndagira ngo byose bishyirweho iherezo njye ntangirane nawe urugendo rushya rw'urukundo tubyite nk'aho ari indi chapter nshyashya dutangiye ese ibyo byakuje muri ryari kundi ubundi hari akazi nta kindi cyaduhuzaga nyine waje guhindura mind yawe ryari kuko urumva byaba bigoye ko napfa kwita mbyemera kubera ko hari ikindi cyaduhuzaga ese ujya wibuka ukuntu twahuye I know Melissa yabigizemo uruhare rukomeye kandi tuzahora tumushimira buriya n'umwana mwiza ku rwego udashobora kumva ahubwo mbere ko dukomeza kamaze muzana icyo kunywa iyo mureba rega mba numva amazi emera okay you just go this is Keza
natinze akubanza uhagarare neza cyaba se nko kureba ngahaguruka ngo nguheshe basi okay okay reka dusangire basi oya akira mwe kuri ko binsindagira nk'aho biri mu burozi nawe nk'uwawe njye ntabwo nshaka kunywa shaka aho wanduze ntabwo nakuruka kandi nabanje kunywa mbere yo kukuzanira cyakoze ndabizi neza ko umutima wanjye uzi uwawe neza uburyo nta mwanzi waguturukaho tugikomeza rero kugira ngo umunsi umwe tuzategura akantu keza nko kuri ya nive ya Melissa ni ukuri tumushimire kuko yaduhuje kubera iki icyo yakoze ni igitangaza kuba uyu munsi ndi kumwe nawe niwe bigizemo uruhare yego naje wenda kuri diro ariko uyu munsi byarenze ibyo ngibyo byafashe indi ntera none se ubu ni Melissa yabikoze cyane nitwe twihuje oya byibuke neza ko ari Melissa ahubwo wenda n'urugendo rwo kwa muganga rwaje kuba indi ntambwe y'amahirwe mbabara n'uyose kwa muganga uzi ko iyo nibutse iyo nibutse iriya minsi nanjye isoni ziranyica